ukaza usa nawe intambara ufite utayibona kandi ihari kandi n'abandi banayibona kubera ukuntu wihishe mu Mana. Amen. Hari abantu babiri bamenye neza igikenewe, basenga amasengesho atazavugwa, bavuga ibintu biremereye nimba waranabisomye nawe. Gatoya turebe abantu babiri gusa biguheshe kumenya ngo Imana ifashije nahindura system. Kumana kubura umuyumbe ni kimwe, kubura pasteur ni kimwe, kubura umvuga butumwa ni kimwe, ariko niki kintu ushaka kiremereye Imana ifite yaguha. Nimba ushaka kumurika, shaka Imana, senga. Nimba ubizi neza ko umugabo Mose yageze ku rwego bene wabo bakazangira ngo nipfuke mu maso, hari ikintu yakoze. Turasenga n'amasengesho yo kuyiriza iminsi 3 cyangwa iminsi 2, ngo nurangu utegereze nguzamurike umurike. Ndashaka imigabane yawe ibiri y'umwuka. Imana amashane bene data bazi gusenga. Jewe Salomo singusaba amafaranga n'ibindi nayo ni meza n'ibindi, ariko peza ubwenge gusa. Give me wisdom. Mwabavyeyi mwe hari ibindi bintu wosengera Imana igatangara. Hari amagambo yawe yo kubita umukumi imbere y'Imana wa musorewe, Imana ikibazo uyu muntu uko ateye. Mwabadamu mwe abakiri bato wenda n'abagishakwa, hari ijambo wovuga Imana ikamenya ko ari wewe bitse mu buvyutse bwaho washatse naho uvuka. Fata Bibiliya yawe inshuti yanje, turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana hagati. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibintu bimwe bikugoye urabizi ko Imana yaguhaye kubigiraho ububasha. Bibiliya ivuga ngo naravuze mu mategeko ngo muri Imana. Kongeye gushimira Imana cyane muri mugoroba bene data. Imana iduhaye kandi dushimira Imana yaturinze twese muri iyi minsi kugeza uyu mwanya. Turongera gushimira abashumba kubw'ikaze mu kuri idahwema, twe tubifata nk'ibintu binini cyane. Imana yo mw'ijuru baduhera umugisha cyane abashumba bacu kongera kukwakira. Mbese ubushize umushumba yatubereye umugisha ku kanisa ry'iwacu bushize. Numva Imana igenda igirira abantu neza mu buryo budasanzwe. Ndongera gushimira Imana cyane kubw'umushumba wavuye muri Hope turi kumwe nawe n'abandi bera bose batandukanye bavuye hirya no hino. Mumfashe rero ari abashumba n'itorero muri rusange dukomere Imana amashi kubw'ikaze. Reka tubiyegereze mu ijambo ry'Imana. Turahera ku bintu bisa naho ari ibintu tugenda tubaza, ariko wenda by'ingenzi bikomeye cyane mu mateka yabera. Ariko amagambo tuganira wenda turaza gutinda nko ku bintu nka 2. Turaganira ijambo rivuga ngo ubutayu bwawe ntibuzatinda nubasha kurinda iyerekwa ryawe neza. Ubutayu bwawe ntibuzatinda, amishire ikintu kimwe, kuko igihe cyawe cyo kumurika niki? Kumurika, kurabagirana, kumurika ni iki? Ijambo rya kabiri wenda turarivugaho umwanya mutoya, nico wenda cyane. Ni ijambo rivuga ngo ufite ububasha bwo gutegeka buri kibazo cyose kikuri imbere. Ufite imbaraga muri wewe zo gutegeka cyangwa kuganza buri kintu cyose kikuri imbere. Aya magambo turaza kuyasoma umwanya mutoya. Reka mbaye ikaze mwese. Reka mbere ku kibazo. Haleluya. Iyo umuntu ashaka kuzasiga amateka akomeye ku isi, agomba kumenya icyo ashaka. Reka nse n'ukubajije ikibazo, nawe wenda nushaka ukimbaza, natwe tucibaza, nawe ucibaza, niko ushaka. Abongereza no bavuga ngo what do you want? Qu'est-ce que tu veux? Niko ushaka mu Mana. Iyo utazi kumenya neza biriye gusenga, iyo utazi kuyobora amateka y'ukuntu iyerekwa ryawe rizagera kure, tiwomenya n'icyo usengera, tiwomenya n'uko usenga. No mu gihe usenze usengera utuntu dutoya. Kubera iki? Nta mugambi uremereye usa n'ufite. Muranemerera gatoya twinjire muri ibi. Ikibazo cya kabiri nababwiye kuko hari ibibazo tubazanya, ariko ibi ndabibaza abantu b'Imana bakijijwe. Ndifuza ko ugira ikibazo
kirimo ibintu bibiri ari naco cyifuzo kuri nje kuri wewe tuzamura Imana amaboko mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntukifuze kuzasiga inkovu, uzifuze kuzasiga ikimenyetso. Yes. Tuka umukristo uzava mu isi wasize inkovu, tuza bita scar abongereza, uzasiga icyo bita mark. Imana izagufashe mu mateka y'ubukristo bwawe, uzave mu isi usize amateka meza cyangwa ikimenyetso. Ibi abantu benshi bakinisha Imana, bakinisha ijambo ryayo, bakina n'ibyaha Satani ikoresha none ne taca ayo magambo birababwiye taco kubera ikibazo cya mbere kirashaka kukwinjiza mu isi y'Imana ariko wamenye aho ukwiriye kubishorera mbere kugira ngo uzabigere. Munemerere gato. Haleluya. Dusome amagambo y'Imana kuko ibyo navuze turabivuga umwanya muto. Haleluya. Haleluya. None suribaza ngo abantu ntibaye bazuka ko barazuka, bamwe bakazukana inkovu z'ibyaha bakoze cyangwa z'amateka atari meza imbere y'Imana nubwo bamaze imyaka arabakristo, abandi bakazukana ibimenyetso ubuzima butangaje z'icyo bazabita koreshwa n'Imana ibintu biremereye. Uri umwe mu bantu bakwiriye kumenya ko igihe cyawe cyo kumurika kigeze. Yes, ashimwe cyane. Muranemerera gira dusome amagambo y'abantu bakuru. Tukifuze gukomeza kunywa amata nimba warakuze mu Mana, tukifuze gukomeza kuvuga iby'abana nimba uri umukristo w'imyaka n'imyaka, tukifuze kuzakorana n'Imana. Haleluya. Yesu usa nawe ari ibintu ufashe nk'utuntu tudafashe. Reka abiteguye kudufasha gusoma tubanze dusoma aya magambo. Dusoma Abaheburayo Bibiliya wenda dufashe gatoya, igice cya 5 umurongo wa 14. Bibiliya nadufashe gatoya. Abaheburayo 5. Turahera kuri iki kibazo cya mbere kandi turasoma amagambo abirajanye n'ikibazo cya mbere, hanyuma icya kabiri turagisoma mu ijambo rimwe kandi tumwe tujanye. Ndibaza kuko abantu b'Imana buzi umwuka w'Imana ugomba kumenya tuvuye naho tugeze, kuko turaza gutinda tugeze mu ijambo ry'Imana hagati. Akamaro k'umwuka wo guhishurirwa mu itorero cyangwa mu bantu b'Imana. Mana ishimwe bene data. Tukaza wifuza kuba umuntu usanzwe, nibyo bintu tuza gutindaho kuri iki kivuga ngo igihe cyawe cyo kumurika niki. Ntabwo bareba inzobe yawe, tibareba ubwirabure bwawe, tibareba ukuresha, bareba iyereko ufite n'inyenyeri yawe ukuntu bimurika cyane. Tuzamura Imana amaboko. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. N'abakristo bangana iki kuva yakizwa kugeza ubu nyine tana kantu gatoya nakamwe yari yakora imbere y'Imana gahambaye gashobora kuba urugero kuburiza mu mugambi wa Satani. Iyo bakora arabamwe ivuga butumwa amasengesho asenga, ukwiriye kubana n'Imana ugatindana n'Imana kugeza igihe bitemba ku buzima bwawe bivuye ku Mana. Niyagira usoma aya magambo gatoya mwene data dufashe gusoma tubone kwinjira. Abaheburayo Nani gumugisha mu izina rya Yesu. 5. Igice cya 5 umurongo wa 14. Katube nkabumva abakristo bagenda bakagera ku rwego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Batandukanya ibintu, bakanatandukanya n'imyuka, bakanamenya n'igikorwa uko kimeze, bakamenya n'uko ibintu bigenda byose. Mu gihe abandi adashobora kumenya uyakoreshwa n'Imana, uyu ntakoreshwa n'Imana. Iki ni kibi, iki ni cyiza. Hari abakristo bari aho ibyo ko ari nkabine ntaco bimubwiye. Iwe abantu bose ashobora kubita kimwe, naho umuntu w'Imana ufite aho yageze. Reka twumva aya magambo Imana igumugishwa. 5:14. Ariko ibyo kurya bikomeye by'abakuru bafite ubwenge. Reka mwene data yitonde mu gusoma aya magambo. Ikibazo tukubaza ni kimwe. Uracazi ibyo kurya bitoya bidakomeye, uracyakeneye kunywa amatiteka ryose, uzokandagira muri Kanani gute utarya amagufwa? Uzokandagira mu gihugu cy'amasezerano gute udaca mu ntambara? Uzotandukanya imyuka y'Imana gute n'imyuka mibikoresha abantu kugira ngo n'Imana ihaye bakoresha? Ibyo kurya bikomeye n'izo abantu baza kutubwira neza uko bateye. Imana igumugisha mu izina rya Yesu.
ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abantu bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. ariko reka tubazanye tuzamura Imana amaboko mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imyaka umaze uri umukristo, Imana imaze kuguhesha amahirwe yo kuba wotandukanya icyaha n'igisa naco, ukagitandukanya n'ubuzima bwo kubaha Imana no kugendana n'Imana. Ibyo kurya bikomeye si iby'abantu batoya. Reka munemerere gatoya gira twinjire muri iki kibazo cya mbere. Haleluya, haleluya. Baza mugenzi wawe ngo se niko ushaka. Bankumuramutsa gatoya umaze ngo se niko ushaka, niko ushaka mama. Uzi umukristo ushobora kumara imyaka 2, akamara 3, akamara 4, akamara 5 atarava naha ngo agere n'ahari kuri izi ntebe. None azi icyo ashaka. Uzi umuntu ushobora kugera ku rwego yumva ko yanyuzwe n'ubuzima arimo nkaho atazi ko bwohinduka. Siki ntakintu azashaka. Hari abantu babiri bamenye neza igikenewe, basenga amasengesho atazavugwa, bavuga ibintu biremereye nimba waranabisomye nawe. Gatoya turebe abantu babiri gusa biguheshe kumenya ngo Imana ifashije nahindura system. Dukomere Imana make cyane bene data. Hari abakristo batazi icyo bashaka kubera iki tazi naho yobiba kugira ngo umwuka w'Imana amuhangeho atume yinjira mu buzima bw'amateka. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 2 umurongo w'9 hanyuma dusome itangiriro. Ube nkumva aya magambo abiri hanyuma twinjire mu bindi bintu nka bibiri. Kaduheze Imana icubahiro twese. Haleluya, haleluya. Uzi icyo ushaka cyangwa wowe gusa ibyifuzo byawe ni iby'umubiri gusa? Ese uzi ngo Imana irashaka ngo usengera ibintu by'umubiri gusa byonyine? Ni bangaye kubera ko akiri mutoya tiyomenya ibintu biremereye bizotuma Imana imuhesha kuzahirwa, guhindura cyangwa kunyeganeza Afrika. Kubera iki nta kintu adashaka. Niyo umubwiye urasengera iki yo kugira akantu kangana gutya. Soma aya magambo nshuti yanjye. Abami ba kabiri igice cya 2 umurongo nagize ngo aya magambo abiri tuyasome ari ukwayo hanyuma twinjire muri cya kintu nababwiye ko ufite ubutware bwo gutegeka ibintu byinshi byagutsikamiye. Wohagararana n'Imana ukabitegeka. Beza Imana icubahiro mu izina rya Yesu. Womenye icyo ushaka ntusenge, womenye icyo ushaka ntibiyirize, womenye icyo ushaka ntukiranuke, womenye icyo ushaka ntushaka Imana, womenye icyo ushaka nturirira Imana, womenye icyo ushaka ntusengera umuryango wawe, womenye icyo ushaka ntusengera ububyutse kw'isi. Sikindi iyo utazi ibintu by'ingenzi mbisubiremo. Haleluya, 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 amen. Wotinda mu bunebwe imyaka n'imyaka abandi bakagusiga mukaza mubana mu ikanisa baragusize kubera iki ibo bazi icyo bashaka. Kini kintu gikomeye cyane akibazwa n'abantu b'Imana b'abanyamwuka. Niba umwegera gutya bamwegera akakubaza ngo ese urashaka iki, urugero wenda ukamubwira ngo ndashaka ubuntu bw'Imana bukuriho. Iyo yatuye ijambo rimwe kuri wewe kubera umwuka w'Imana uri muri we ribari kubayeho burundu. Dukomere Imana make cyane bere. Yesu ashimwe cyane. Abakristo benshi rero tashobora kumenya ngo nishaka Imana nzabona iki. Amatorero yose arasenga, n'ababudiste barasenga, ndetse n'amatorero ya Satani arasenga, ariko ikibazo ni kimwe, bose babona ibisubizo. Uzugira ngo ni impamvu ituma abakristo benshi badasenga nuko batabona ibisubizo bakagira ngo Imana ntibaho. Hari amahame agenga isi y'umwuka agaragaza abantu b'Imana bizeye Imana, bizeye bo guhanurira habe n'ubwo boririmba bagasirimba taco byotanga. Twibagiwe ya magambo abiri tuza gutinda. Soma aya magambo katwumve umusore. Reka duhe Imana icubahiro mu izina rya Yesu. Tuzamura Imana amaboko. Haleluya, haleluya. Ukunyuzwe siko Imana ishaka. Imana irashaka ngo uhindure imitekerereze yawe winjire mu yindi si. Kandi Imana yo gushoboza ukazagera ariko ubishaka
reka mabwire ijambo rimwe mwabakozi b'Imana nta mana yoguha ikintu udashaka imbere y'Imana n'imbere y'abera nta mana yoguha imbaraga zo kwirukana abazimu nimba utazishaka uzoguma uvuga ayo mateka ku bandi bakristo gusa nta mana yoguha ubutwari gukandagira inzoka na sikorupiyo nimba utazusengera icyo kushaka ko Imana izakigukoresha ntibizokunda soma twumve Imana Abami ba kabiri no ku murongo wa mbere umurongo wa 9 umurongo wa 9 kabiri umurongo wa 9 mu bami ba kabiri fata Bibiliya yawe wumva abantu kuntu batandukanye mu gusenga nurangiza ugire ku murongo wa 10 katumve bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe niki cyatumye Eliya atabwira Elisa iri jambo bakiri rugari bakiri Yeriko n'ahandi tureke kubitindaho yamenye neza ko umwana ikintu akeneye gikomeye kuruta amafaranga n'ibintu yamenye neza ko umutima Elisa yazanye tusanzwe arashaka gufata isi ariko afashe igishura cya Eliya. Haleluya Yesu. Abantu b'Imana tibazi ibintu by'ingenzi aho biba ni ngo kubana na trésor caché ukabana n'ubutunzi bubitse ari ubw'Imana ari ububitse mu bantu b'Imana sans le savoir ta kintu bikubwiye sabi icyo ushaka cyose ndakigukorera nokiziyo ndwara burundu ariko nimba ubikeneye amagambo Yesu yari akoresha yarababazaga ngo ese urashaka ko ngukorera iki question ikibazo tuzamura Imana muko bene data mu izina rya Yesu. Haleluya. Umuntu udasenga umuntu utiyiriza umuntu udakiranuka yomenye icyo ashaka gute umuntu ukorera izamu rusengero yomenye icyo ashaka gute tabyazi ntaco bimubwiye nuko igitaramo cya none kimeze tuzamura Imana muko. Haleluya. Haleluya. Ese aho urumva unyuzwe burundu byararangiye nta kibazo na kimwe kiri ku ruhande nta kibazo na kimwe kigukikije uraruhutse cyangwa uracyagoswe nimba ushaka kuva muri ako kazitiro uzi icyo ushaka ngaye tubwire mwene data. Elisa aramusaba ati ndakwingize ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Reka twumve profeseri w'umwuka aho nababwiye ngo turaza kubigeraho tubivuga umwanya mutoya tugeze hagati mu ijambo ry'Imana icyo bita wishurirwa. Uzi ko umuntu ashobora kukwirataho umwuka w'Imana akakubwira amateka y'ibibazo bagize iwabo mu muryango imyaka 5 ishize kubera wowe nturebesha y'amaso turarebesha amaso y'umwuka. Yesu ashimwe cyane aramubwira ngo icyo kintu usengeye ntibaza bagisengera giteye ubwoba kiragoye sinzi nimba wakibona ngo akanure gutya atitaye ku gashururu k'umuyaga asingira umwitero akomeye Imana mashi cyane bene data ngo usingire abasingiye kuyobora isi. Haleluya. Twese Imana ishubahiro bene data hari ikintu kimushobora kubona kikaba gihinduye amateka y'ubuzima bwawe burundu. Imana igufashije womenye uko usenga ukamenya icyo usengera ukamenya n'uwo mugiye gufatanya kugisengera. Ntabwo ari ikigari usenga ashaka ko amateka bamasha aritanga kurenga. Reka mabwire bene data abantu bose badatanga ikiguzi ngo binjire mu mugambi w'Imana ngo bakorane n'Imana bitanze ubwabo. Reka ngubwire ijambo rimwe tugakenere ko amasengesho abantu bagusengera azatsimbura amateka y'ubuzima bwawe bwo gusenga Imana bwawe. Abantu ni bagusengere yego ariko tukifuze ko wowe utazagira amateka yo gusenga mu buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu itangiriro nakenengwa amagambo 2 tuyumve. Elisa yabonye icyo ashaka ngo akibone asa n'ufashije uru ryose gutya mu kiganza. Reka duheze Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Uzi ko umuntu ashobora gwishurirwa wakira ikintu kimwe tubugisenga tiyigeze asenga abashumba bari hano barabizi tazifuzo Elisa yagaza asengera kubera icyo yarakeneye yarakibonye. Ikibazo ni kimwe icyo washakaga mu Mana warakibonye cyangwa uracyarusha. Yaravugaga ngo ni muza n'umunyu mu isoko akavuga ngo wa mugore we ikindi gihe kiri iki uzabukika umwana muhu icyo yarakeneye yarakibonye. Dukomere Imana mashi cyane bene data simbisi biragusaba kumenya aho uri harahagije cyangwa hari ahandi wagera wa mudamu we tukifuze kuzasiga inkovu uzifuze kuzasiga ikimenyetso. Yes ashimwe cyane baza bamenya ngo muri gospel hari umuntu w'Imana waranzwe n'iki apana inkovu wenda z'ibyaha
cyangwa iyo wagize inkovu hari ikibazo bakubitanye naco cyo mu mugambi w'ubutayu we butazi. Ngaya tubwire gatoya 32 umurongo wa 28 bitabo citangije. Kene ngaya magambo tuyasome tubone kwinjira mu magambo ya kabiri twavuze. 28 aramubaza ati witwa nde? Nushaka kwere kuri 27. Uwo mugabo aramubwira ati rekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Agarara gatoya reka tubazanye wenda nishaye turese wa pasteur Yakobo iri jambo yavuze ngo sinkurekura utampaye umugisha yarazi cyakeneye cyangwa ntacyo yarazi yarakize. Yari umufumo w'ikinyoma tiyari yararoze tiyari yarasambanye ariko amenya ngo uyu mumarayika nimurekura atambwiye ngo amateka y'izina ryanje arashize tibizarangira aramufata kugeza avuze ijambo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, yes. Amen. Bezimana icyubahiro hallelujah. Hallelujah. Tukadukenera gusenga utarasiga satani iremze ngo utahe tukadukenera gusenga utarasiga umwami avuze ijambo nubwo ntubaha Imana sinite no kubantu ariko kuko umupfakaza nduhije azi icyo ashaka ndamurengera dukomere Imana make cyane bene data. Ni ngombwa umuntu amenye what your God niki what do you want. Kumana kubura umuyumbe ni kimwe kubura pasteur ni kimwe kubura umvuga butumwa ni kimwe ariko niki kintu ushaka kiremereye Imana ifite yaguha. Daile fani yazima ngaye soma Imana ko bakristo bigari bizabica araho gusa araza kinja muri korani ukwezi kugashira ukundi kugashira tashaka ko mateka azahinduka narangiza ngo zahindura Afrika uyihindure gute nawe ubwawe utazi kuntu woyihindura. Soma ijambo ry'Imana. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Arakomeje aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranije Imana n'abantu kanesha. Amen. Hallelujah. 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 Muzanika abakristo bose baza bakirana n'Imana bakanesha cyangwa bamwe baragenda yageriyo bikaba birangiriye munsi. Munemerere dusoma amagambo yanditse mu Bakorinto. Bwira mugenzi wawe ngo Imana yaguhaye ubutware bwo gutegeka buri kibazo cyose kikuri imbere. Cyose kikuri imbere. Uzakira biragoye. Amaganya, ubwoba, gushidikanya, kutizera zaraganje ngo mere kuganza ukamubwira ngo none ibintu byose uri munsi y'ibirenge byawe. Naho Imana yaravuze ngo ibishize munsi y'ibirenge byawe guhera kuri Yesu nawe muri umunawe. Munemerere gatoya dusome Abakorinto. Kamwene data haguruke adusome naye magambo. Abakorinto. Yes ashimwe cyane. Abakorinto ba mbere 15. Mwene data gatabaze haraho yari yasomye wayoboye gahunda. Katuzamura Imana moko. Turi kumwami. Hallelujah. Wari wagara ku rwego wibagirwa ikibazo cyawe kandi gihari kubera ibyiringiro ufite ku Mana. Ukazusa nawe intambara ufite utayibona kandi ihari kandi nabandi banayibona. Kubera ukuntu wihishe mu Mana. Amen. Amen. Mwabantu b'Imana mwe dukanguke abakristo bave iyo bari binjira handi Imana ishaka. Tamana yo gukoresha kandi Imana yo guha igisubizo kiruta ukuntu yizeye. Wenda mvuga ijambo rimwe. Tamana yo kwiyereka kuruta ukuntu yize. Mana ishimwe bene data. Tamana yo biyereka mwabagabo mwe kuruta ukuntu muyize. Tiyoja and the whole. Bene data buruziriko bari hano. Tamana yoja and the whole ngwije hirya y'ukuyize. Ngo ikwiyereke birenze ukuyize nuko kwiyereka. Katwumva ijambo ry'Imana 22 15 Umbo kunta abakristo Imana yabahaye ubutware bwo gutegeka. Turaza gutinda cyane kuri 25. 15:22 haravuga gute some witonze ni bande bafite za Bibiliya zindi zitandukanye ariko nushaka cyane Bibiliya y'Igifaransa ari yuza gufata uyifite si ngombwa ngo banayisome ube nkureba ukuntu ayo magambo avuga. Soma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu. Nkuko bose bagize gute bokojwe gupfa na Adamu. Niko byagenze gute niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Turi kumwe. Amen. Amen. Reka nkubaze ukurikije uko uteye mu Mana
ukurikije uko umuntu akubona uri muzima neza. Nagaza numva hakurya mu gihugu kumwe nibo babazangwe se ngo biragenda. Nkumva terime cyane barayikoresha. Kubera Yesu wapfuye akazuka muri wewe biragenda. Duheze Imana icyubahiro bene data. Ariko nababwiye ngo ubwoba kutizera bishobora kuba zarafashe intera ndende kuba Kristo. Kubera kwifata nk'abasanzwe batazi ko ari abana b'isezerano cyangwa ari abana b'ibwami. Twese twahinduwe bazima na Kristo. Kubera icyo twahawe ubutwari, duhabwa gutegeka, duhabwa kuganza. Ariko ni ngombwa ngo ubyizere, ni ngombwa ngo uzakire, ni ngombwa ngo ubivive. Kuviva ikintu ni cyane, ni ngombwa ngo ubibemo, ni ngombwa ngo uzakire, ni ngombwa ngo ubyiyumve. Dukomere Imana amashyi cyane bene data. Ntabwo wapfa kuba muzima gusa ngubwo wasomye mu Bakorinto. Ni ngombwa ngo usome mu Bakorinto kandi ubyakire, wumve kuko we na Yesu mubana ku ntebe. Haleluya Yesu. None abantu benshi Satani ikoresha ari imibiri yabo, ari amaso yabo, ari indimi zabo, ari amatwi yabo, ari amaguru yabo, ari amaboko yabo. Bovuga ngo ni bazima na Kristo. Biragoye, ntabwo bibaho. Reka mwene data asome kuri 25. Nagize ngo uyu murongo tuwutindeho twese. Fata Bibiliya yawe inshuti yanje. Turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana hagati. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibintu bimwe bikugoye urabizi ko Imana yaguhaye kubigiraho ububasha. Bibiliya ivuga ngo naravuze mu mategeko ngo muri Imana. Twakomeye Imana amashyi. Akaba Kristo. Imana itugenderere mu izina rya Yesu. Satani igucanganyikisha ukabura umutekano kandi usenga kandi urara mu cyumba. Abakozi ba Satani bagutera ubwoba ukama wumva ubukungu bwawe, ekonomi yawe, ubuzima bwawe bw'umubiri tibikiriho. Kandi Imana ikubwira ngo nzakurinda. Si ikindi, tuzi neza ko Imana yaguhaye gutegeka ibigukikije. Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. Soma 25 nshuti yanje. Kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uko mwumva tuzamura Imana amaboko. Uza watura ko Yesu ategetse. Uza watura ko ategetse ubutunzi bwawe. Watura ko ategetse ubuzima bwawe, umubiri wawe. Watura ko ategetse amateka y'imibereho yawe. Subira kuri 25 cyane niyo haremereye. Uza watura ko Yesu ategetse. Kandi nimba ategetse ntategetse wenyine, murategekanye. Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Tiwavyumva utabyizeye, tiwabyizera utiringira ijambo ry'Imana. Nimba ba Daniyeli barategetse, bari bizeye umugabo bahagararanye. Nimba ba Esteri barategetse, bari bazi imbaraga z'Imana zikorera muri bo. Nimba Daniyeli yarategetse, duheze Imana icyubahiro. Haleluya Yesu. Nimba Isaya yarategetse n'abandi ba Isaac, bari bazi Imana iri kumwe nabo. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Manuka gatoya. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Iki ni ikintu kiremereye cyane bene data. Niba utegetse amafaranga yawe, niba utegetse ubuzima bwawe, niwe wotegeka ngo iyo ndwara yawe iveho ikarangira burundu. Mwene data Gatabazi yari ubuhamya yatangaga. Ninda bategetse ngo ukire, ninda bategetse ngo n'abandi bakire, niwe. Mu Gifaransa baravuga règne. Yesu niwe utegetse kugera igihe ikibazo, indwara, intambara bisha munsi y'ibirenge bye. Ariko kubizera dukomere Imana amashyi. Tiwavyumva, ibi ni ibintu bisize kumva, ibi ni ibintu byo mu isi y'abantu bakuru baza barya ibintu biremereye. Yesu ashimwe. Naho bamwe ubwoba, kutizera, gushidikanya, amaganya nibyo byaganje, nibyo none wokorana na Yesu gute? Ayo mateka arayo ukibamo, ni kuvuga ngo uri mu kazitiro gakomeye cyane. Manuka gatoya twumve ijambo ry'Imana. Kuko handitswe ngo yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, biragaragara yuko yamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Manuka Imana igumugisha mu izina. Nuko byose nibimara kumwegurirwa, nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira iyamweguriye byose. Buhagaze gatoya.
ariko reka tubabaze gatoya, turi maso? Ibintu byawe byose wabyeguriye Yesu? Amateka y'ubuzima bwawe mu Mana wayahaye Yesu ngo ategeke? Uko Yesu yategetse uzawumva muri kumwe muhagararanye neza? Ese ibintu bikugoye urabizi ko Imana idashaka ko wumva ko bikugoye, ahubwo wumva ko ugomba kubitegeka? Ni bande bafite ibibazo biruta abantu bari bafunzwe n'abandi bari basinyiwe gupfa? Ni bande bafite ibibazo biruta abantu bari babwiwe ngo intare zirabica abandi umuriro urabatwika? Haleluya, amina. haleluya. None reka mbabaze gatoya, Daniyeli, Meshake, Sadraka, Abedinego, guhera kuri perezida Nebukadineza na perezida Dariyo n'umuriro n'intare, nibiki byari bifite ububasha ku bandi? Niba ari abagabo bari bafite ububasha ibyo cyangwa nibyo byari bifite ububasha kuri bo? Tuzamura Imana amaboko nimba dutaramye. Akaba Kristo. Daniyeli ntacu umuriro wari umubwiye, Meshake, Sadraka ntacu umuriro wari umubwiye, umugabo wasenze abwira Imana ngo nubwo Isaya yahanuye ngo ndapfa, Hezekiya ntacu indwara yari imubwiye. Twakomeye Imana amashi cyane bene data, yabihaye byose ibishira munsi y'ibirenge bye. Indwara iri munsi y'ibirenge byawe, ubukene buri munsi y'ibirenge byawe. Nivaya praise Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu timofumva kandi nushaka uzazumva ikindi gihe, ariko aya ni amagambo asize kumva ari hejuru. Ni ngombwa ngo umenye ngo renye wenda nibadufashe bene data mu Gifaransa kumenya gutegeka niki. Perezida wa hano ni butegetse, ni werowinga buri gahunda yose. Iyo ategetse ngo biragenda gutya mu gihugu nuko avuze konji niyo. Umukristo umwana w'Imana, umuntu wakirijwe azi Imana ye neza. Haleluya. Yesu, haleluya. Yesu ntabwo Imana yamwemereye ngo Satani mutware uko ishaka cyangwa abadayimoni, yamuhaye ubutware bw'uko nta muntu uzamuhagarara imbere. Izera Imana. Hari muri inzu yari inzira avuga ngo ntaco tuzaba kuko twihishe muri we, si twe turwana, si twe dutsinda, duhagararanye n'umugabo watsinze. Intare yo mu muryango wa Yuda ntaho bihuriye na Satani n'abambari be, guhera ku barozi, abadayimoni n'ibindi biri munsi y'ibirenge byawe. Komera Imana amashi cyane. Imana igufashije wazakira mu isi y'Imana. Haleluya, Amen. haleluya, Haleluya. munanemerera wenda aya magambo tuyasoze tubone kwinjira muri iki cyigisho umwanya Imana yakiteguriye. Ubutayu bwawe ntibuzatinda nubasha kurinda iyerekwa ryawe neza. Ndaza kuvuga ibitekerezo bitanu abakristo baza bakwitana nabyo mu butayu bagatinda. Ukabona umuntu wasengaga, ukabona umuntu wari umukristo, ukabona umuntu waririmbiraga Imana, ukabona umuntu wariraga, ukabona umuntu wangaga icyaha n'igisa naco, arasa n'uwahinda ubukundi, ukagira ngo none yaranyagiwe cyangwa yahuye n'ibindi. Si ikindi, hari abadayimoni bihishe inyuma y'ikibazo cyawe, hari n'abakozi ba Satani bacihisha inyuma badashaka ko kizarangira. Utwibutse Mana amasezerano, tumenye yuko ubutayu buzarangira. Utwibutse Mana amasezerano, tumenye yuko ubutayu buzarangira. Uzokandagira muri Kanani gute ubwoba bwarakwishe? Uzokandagira muri Kanani gute utizera? Uzokandagira muri Kanani gute utareba Imana? Goliyati ari munsi y'ibirenge byawe. Komera Imana amashyi. Nta kintu na kimwe Imana itemereye ko cyotsindwa, cyosubira inyuma, cyocogora, cyocika intege. Tuzamura Imana woko. Haleluya. Haleluya. Ikibazo cya mbere uzi icyo ushaka, aho watinze niyo wakagombye kuburi. Uzohindura amateka gute udashaka ko Imana izagukoresha mu rwego rw'isi? Imyaka umaze uri umukristo niki byibuze kimaze guhinduka guhera no kuri wewe? Reka twinjire mu ijambo ry'Imana uyu mwanya wa kabiri none navuze. Igihe cyawe cyo kumurika kirageze. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane bene data. Haleluya. Yemwe dusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi. Muri yangana turasoma ibintu byinshi. Zaburi 45. Kamwe na data asoma ariko cyane aratinda ku murongo wa 4 n'uwa 5. Haguruka gatoye dufashe aya magambo nshuti y'Imana. Igihe cyawe cyo kumurika ni iki? Nimba ushaka kumurika, shaka Imana, senga.
nimba ubizi neza ko umugabo Mose yageze ku rwego bene wabo bakazangira ngo nipfuke mu maso hari ikintu yakoze turasenga n'amasengesho yo kuyiriza iminsi 3 cyangwa iminsi 2 wono rangu utegereze ngo uzamurike umurike abakristo turakomeye ugasanga umuntu ari yitirira ibintu atopfa kugeraho urabigeraho gute tiwitanga tushaka imana byimbitse tushaka ubuzima bwo kwezwa nurangiza ngo zofata Afrika gute uyifatishe tambaraga uyifate gute tuzamura imana mu izina rya Yesu haleluya uzi icyo ushaka ndacyari kuri bya bibazo bibiri kurifuza kuzasiga iki Mark Yesu imana icyubahiro haleluya tuzamura imana mu izina rya Yesu amen yemwe igihe bene data basirimbaga ngira nk'imbaraga zari zihari cyane katuzamura imana mu duterarire nimba turi kumwe haleluya 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 kongera tuzamura imana mu nanje nzambiyoberwa abantu bagasirimba hano imbaraga zikamanuka birenze kandi abantu bakaza bagaruka 2 3 nico ushaka gusa ta kindi boshaka wari wasenga amasaha 3 agashira utaririmba wayivugana n'Imana gusa kugeza ku rwego ibigukikije bituza beva ya imanga bene umugabo yageze ku rwego kubera icyo yashakaga bamwita Jire ni umunyamerika yageze muri Philippine avuye iwabo muri Amerika umuguverineri umwe umwana wasanga yacitse ukuboko ntakwagira abwira Imana ngo mana mu bubiko bwawe bw'amaboko hezi y'umwana wa guverineri ukuboko babona ukuboko kurameze umugabo wari ushaka what do you want urashaka imbaraga zirenze ufite senga ngo arangize baratangara ahamagara umugore we ngo Imana ihaye umwana ukuboko umugore baratangara muri Amerika arabango Imana ikoze igitangaza Dr. Jire umwe mu bakozi b'Imana mu mateka azakorera mu isi bita kubaho bidasanzwe abwira umugore we ngo ntagitangaza kirimo Imana guha umuntu ukuboko ni bisanzwe igitangaza gusa ni Yesu wa wundi batubwiye ngo irirenye arategetse dukomerere samashi cyane bene data mu izina rya Yesu haleluya nimba ushaka kubusanzwe tabyo wageraho mu isi y'Imana ukurikirana amagambo ari mu byanditswe byera ntabwo ari ukuvuga ngo naje gutarama gusa mu kane muri gospel oya ndashaka kuva ku rwego nja ku rwego haleluya Yesu ntabwo ari ugushaka Imana gusa ngo nasenze ndashaka gukizwa ngo nezwe ibintu byose binyizingiyeho bipfe dukomere Imana amashi cyane bene data mu izina rya Yesu tushobora gushaka Imana ngo ireke kukwereka umurongo neza manishimwe manishimwe abantu b'abakristo ariko bakorera ibyaha mu rusengero none nejo abagambanyi ababeshi abanyeshari abarozi abasambanyi aya magambo mutaca babwiye kubera tibohinduritse kugeza igihe bazakizwa utwibutse Mana amasezerano tumenye yuko ubutayu buzarangira haleluya wikwifata nk'umudamu usanzwe tusanzwe kubera amaraso ya Yesu akuriho ikimenyetso cy'Imana kubera umwuka w'Imana baguhanzeho wa mugabo we haleluya Yesu wo murika wo hindura wogira ibintu usubiza kubera imbaraga z'Imana zikuriho reka twumva aya magambo Dawidi yavuze 45 umurongo wa 4 wantwariwe ambara inkota yawe kwitako ambara ubwiza bwawe n'icubahiro nushaka kwereka tacu turangwa aya magambo turihuta cyane dore ku murongo wa mbere katuzamura Imana moko muratarame turi kumwe haleluya wowe intwari gute utabiharanira wowe biharanira gute utazuza igihe cyawe nubwo abandi bataje wowe bimenya gute ko Imana igushaka wawe witiranya ibintu mu kigari mwabagabo b'Imana haleluya uzugira ngo uko Imana ikwiyereka niko yereka umugore wawe uko Imana yereka umudamu hano niko yereka umugabo ni ibintu bidahu abantu barabana umugabo n'umugore nk'umuryango ariko mu isimuka Imana ikorera muri bombi mu buryo bubiri iki ni ngombwa ngo ukimenye korari iba bibuze abaririmbyi barenga 5 cyangwa 20 ariko wenda Imana ikorana n'abantu nka 2 cyangwa 3 hano turi abantu barenga 60 cyangwa 50 ushobora gusanga abantu bafite ubuzima bw'Imana abo buntu bw'Imana buriho akurambika ikiganza umufumuka kuvaho burundu
Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Wibaza ukuntu uri umukristo, nurangiza wibaza ukuntu ibibazo bigenda bikuzaho bidashira. Urashaka ko bishira, sinkurekura utampaye umugisha. Praise. Ndashaka imigabane yawe ibiri y'umwuka. Dukomere Imana amashyi cyane bene data. Amen, Bazi amen, gusenga. amen. Jewe Salomo singusaba amafaranga n'ibindi n'ibindi, nayo ni meza n'ibindi, ariko peza ubwenge gusa. Give me wisdom. Mwababyeyi mwe, hari ibindi bintu wosengera Imana igatangara. Hari amagambo yawe yo kubita umukuma imbere y'Imana wa musore we, Imana ikibaza uyu muntu uko ateye. Mwabadamu mwe abakiri bato wenda n'abagishakwa, hari ijambo wovuga Imana ikamenya ko ari we bibitse mu buvyutse bwaho washatse naho uvuka. Kubera iki? Wamenye icyo wavukiye mu isi y'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Soma aya magambo twumve. Umutima wanje urabize usesekara ibyiza. Umva umuntu udasanzwe. Ndavuga indirimbo Utifata nahimbiye nk'usanzwe. umwami. Aha. Ururimi rwanje n'ikaramu y'uwandika vuba. Ariko Imana ni Imana mw'abantu b'Imana. Uruta Kumurika. ubwiza abana b'abantu. Kumurika. Uzi kumurika ariko. Apana kwangura inzobe y'igitanga. Cyangwa ngo ukomoka muri Kenya imurenge n'ahandi. Guhagarara gutya. Abazimu. Haleluya Yesu. Tuzamura amaboko. Haleluya Yesu. Bakaboroga. Nigeze kubona umuvugabutumwa yaravuye muri Tanzania ngo duhagarara ahantu gutya. Yarambwira ngo iki kirere kirakiza. Anga hii imefungwa. Sikindi iwe tarebesha y'amaso gusa. Afite ibindi bintu aperse vareba. Oh, haleluya. Ururimi rwa sanzwe. Imana turi kumwe nayo iteye ubwoba. Uwo ni Dawudi. None akana gatoya bagabo muri hano murabizi. Ni gute ko kwica Goliath atari imbaraga z'Imana kari ko kwiyumvamo. Dawudi nti yarasanzwe. Shatse wakomera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Dawudi bagenzi be bose bari batinye ba Eliyabu, abagabo bazi kurwana abana b'abayuda babarwanyi baja mu myobo. Ariko umwana uzi yuko igihe cyo kumurika kigeza avuye mu ntama, arababwira ngo umugaragu wawe ntiyagira ukurwa umutima wowe Sawuli guhera kuri wewe perezida. Umugaragu wawe ndaje kwica Goliath, ndarwana na Goliath. Haleluya. Haleluya. Iwe yarazi urwego rwe, yarazi n'umwanya we. Tambo nubwo twese tukureba muri korari, ariko Imana ikureba. Abantu bo gusuzugura kubera wenda ubuzima urimo, wenda udafite ubukire cyane, ariko mu isi y'umwuka uzumurika muri umoja yose. Haleluya Yesu. Kubera ukuntu Imana ikwishimiye no kubera ukuntu Imana igukoresha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ibibazo ko ari bibiri nushaka kubitahana. Jewe wenda rubona no bikubaza bukeya. Nugeri muhira ubaza Imana ngo ese Mana kuba naravutse mu muryango ko wenda bidahagije, urashaka ko nzagaragara nkande muri Afrika nk'umugaragu wawe wihariye ho bapasteri umuvuga butumwa muri rimzi. Ikindi ese kurandeba ukabona mfite kuzasiga iki kwisi mbere yuko nzapfa. Ngaye soma aya magambo. Uruta ubwiza abana b'abantu. Ubukundiriza busutswe mu minwa yawe. Nicyo gitumye Imana iguha umugisha w'Uwiteka. Wantwariwe ambara inkota yawe kwitako. Ugeze kuri kane. Kuri kane. Ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Amen. Turi maso bene data. Uzi ukuntu uri umunyacubahiro, cyo ni kimwe. Uzi ukuntu uri intwari, izo ni bibiri. None wobuzwa n'iki kumurika? Uzi ukuntu uri ifarashi, cyo ni kimwe. Umugabo w'Imana yerutse kuvuga ijambo rutanda mureba. Arambwira ngo yitegereje mugenzi we gucanga mureba. Arambwira ngo urikizo. Kubera iki? Ngo namurevye ngo ndebe ukuntu akorana n'Imana. Ngo ndevye kwitanga kwe. Ngo ndevye umuhati afite. Ngo yamamubwira ngo wa mugabo genda. Kandi we yamubwiye gutyo iwe atashagiye iwiwe. Naho wa mugabo wagiye ku murimo w'Imana. Arambwira ngo ndakurevye ngo nkwitegereze. Kurikije kwitanga kwawe n'umwete n'umuhati ugira genda urikizo. Ndabanga wa mugabo we wavuze ijambo riremereye. Subira kuri uyu murongo wa kane. Wantwariwe ambara gusenga kwawe wa mudamu we, wa mupasteri we ambara kuvuga ukuri kwawe, wa muyumbe we ambara kwezwa kwawe. Komera Imana amashyi cyane bene data mu izina rya Yesu. Haleluya Yesu. Wikwifata nk'usanzwe ufite ikibazo bita glorious.
tu es glorieux, tu es puissant, tu es guerrier puissant. Timusanzwe Imana yabwiye Yoshua ngo nta muntu uzarinduka kuguhagarara imbere. Abanaki bari baraho, Abafilisitiya bari baraho, Abayebusi bari baraho. Ubwo abo n'abakozi ba Satani baguca intege, barimo bene wanyu n'abandi batumviye kwa Imana. Revenizimanga benia. Abo n'abantu batizera, bamwe barimo n'abandi bavuye ku Mana batagisenga neza. Barimo abarozi n'abapfumu badashaka ko inyenyeri yawe izakomeza kumurika. Imana ibwira Yoshua ngo tusanzwe wikwifata nkamwene nuni gusa, nta muntu uzarinduka kuguhagarara imbere. Nubasha kugendana nanje neza, udaciye iburyo udaciye ibumoso, dukomere Imana amashyi cyane bene data. Sosi izagutengukira imbere. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Abana b'Imana bategerezwa guhindura imitekerereze yo mu isi y'umwuka. Uko tukureba ubu nyine nibishira hagaragara uzaba mu myaka izaza. Reka mbaza akabazo kamwe wenda ndatinze. Abagabo bose bagiye gutata igihugu tibaje mu buryo bubiri. Tiyaje abagabo 10 hakaza n'abandi babiri mwabashumbamwe. Bose bavuze ibintu kimwe. Ese aho bari bageze si hamwe. Baje gutanga report bayitanze kumwe cyangwa bayitanze kubiri. Abagabo 10 reka tubaza abayumbe hano muri aho. Tuzamura Imana amaboko. Haleluya. Gira mugenzi ngo tusanzwe. Ikibazo nuko atavyumva ahubwo nico kibazo. Yes. Ninaye Yesu ninahakikisha jemadari wangu nitashinda vita. Haleluya. Haleluya. Baravuga ngo twabonye abanaki. Twabonye tumeze ngo nkizige harya twari ko twireba tukabona tumeze. Yes. Umwana wanje ntazatsinda. Turareba inzige, turareba Goliath, turareba Farao. Ese nanje noje Amerika, turareba inzige, turireba nkizige nako, turareba abanyamahanga batakebwe. Hindura system. Tuzamura Imana amaboko. Haleluya. Abagabo baravuga ngo nimba Imana itwishimiye, abanaki n'ungusa tuzabarya nk'umutsima. Munemerere gatoya. Soma ya magambo niyo wenda za kutwinjira mu mwanya wacu. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ni inkota. Iyo waryakiriye nk'ijambo ry'Imana rikubera gutyo. Waryakira nk'akantu karaho bikaba gutyo. Kumunyantege nke Imana yerekana nk'inyantege nke. Kumunyembaraga Imana ikerekana nk'inyembaraga. Umwe mu bagabo bakomeye cyane b'abasenzi ku rwego rw'isi yarapfuye ngira ngo ntakibaho, John Wesley. Yavuze amagambo abiraremereye cyane. Yaravuze ngo Imana idahari ntaco twabasha. Ibaye idahari itaje muri iki gitaramo, itayoboye korari, idahagararanye n'abashumba, ntaco twabasha. Uwo ni John Wesley. Arongera aravuga ngo natwe tudahari ntaco Imana yakora. Imana ikeneye gukora ibintu muri gospel, ikeneye gukora ibintu murenge, ikeneye gukora ibintu muri Kenya, ikeneye gukora ibintu ku buzima bwawe kuri business yawe, ikeneye gukora ibintu mu muryango wawe, ariko ikeneye umuntu bazakorana. Yesu ashimwe cyane. Wumve kuko ari wo ubuzima bw'ibintu bibiri. Eliya agomba kuvuga ngo ntamvura izagwa, Imana igasinya. Yoshua agomba kuvuga ngo wazubawe hagararaho, Imana igasinya. Hagomba kuboneka abantu babiri, batatu, Imana yiremeye ngo babiri barahagije ko bohagarara, Imana igakora ibintu bikomeye. Aho babiri cyangwa batatu bazaba bateraniye, nzaba ndi hagati yabo. Tuzamura Imana amaboko mu izina rya Yesu. Haleluya. Biragusaba ko uva mu rwego rw'imitekerereze yo kumva kusanzwe. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yoshua. Amen. 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 Katuzamura Imana amaboko dutera ruri. Haleluya. Haleluya. Ubutayu bwawe tibuzatinda. Numenya neza ku gihe cyawe cyo kumurika kigeze. Wicika intege, wicogora. Nababwiye ngo ndavuga ibintu bitanu abantu baza bakubitana navyo mu butayu bigatuma badindirira aho bari. Icyambere, iyo ubutayu bwatinze abakristo benshi baritotomba, bitotombera Imana. Icyakabiri, iyo ubutayu bwatinze abakristo benshi barivovota, tangira bose ni Imana yabivuze cyangwa siyo. Icyagatatu, iyo ubutayu bwatinze abantu benshi bakora ibyaha.
waza ureba ukabona umuntu wasengaga yiyunze n'abakozi ba Satani barwanya itorero banga Imana. Iki icyaha. Ikibazo cya kane, iyo ubutayu bwatinze abantu benshi kwizera kuragabanuka, ntibizere ko bazakandagira mu gihugu cy'amasezerano. Iyo ubutayu bwatinze, icya gatanu, abakristo benshi barebaga Imana, barebaga imbaraga zayo, barebaga imikorere y'Imana, bagira ubwoba. Ariko haleluya, 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 abakristo ikibazo bafite cyane benshi, tibazi yuko imikorere ya Satani yatangiye kwinjirira ahantu henshi ishaka kurwanya umugambi w'Imana. Ndaza kuvuga impamvu Imana yahisemo abanyezirayeli. Mvuga ukuntu twebwe abakristo turi abanyezirayeli mu buryo bw'umwuka. Nindangiza se numvuganye nabo gatoya, impamvu ituma ubona utagera kure irahari. Ugira ngo wigire imbere ukabona usubiye inyuma. Ugira ngo wifuze kuguma mu mbaraga ukabona biragabanutse ntumenye impamvu. Kadusome Yoshua igice cya mbere umurongo wa 10. Ndagira ngo aya magambo adutera agahinda twese. Nimba turi abakristo bakigenda rifuhe ry'Imana muri twe. Yoshua ategeka abatware b'imitwe ati, munyure mu ngando mutegeka abantu muti, nimukora amahamba kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani. Wagaza gatoya. Amen. 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 Tuzamura Imana muko. Haleluya. Uko mubizi tureka abashumba. Abanyezirayeli bakandagiye muri Kanani nyuma ya minsi 3 cyangwa bamaze imyaka 40. Urugendo umuntu yogenda iminsi 3 rwohinduka imyaka 30 ningaho nirindwi ngira ngo. Ese umva 39 na 90 gutyo ukagenda ukagera kuri 7 iminsi 3. Uko wasengaga niko ugisenga. Ikibazo wagize mu isi y'umwuka warakimenye. Uwatumye ukigira we uranamuzi. Tugarutse muri Yasi icyo bita guhishurirwa. Impamvu zine zituma abakozi b'Imana bakwiriye kwakira umwuka wo guhishurirwa. Iya mbere nuko bagomba kumenya ibikorerwa mu isi y'umwijima, bakabishurirwa kare. Ijambo ry'Imana rero ngo ntaco nzakora ntamenyesheje intore zanje, bakanamenya n'ibintu bikorerwa mu isi y'umwuka, bakamenya ko igihe cyabo cyo kugendererwa kigeze. Iyo ni impamvu ya mbere. Tuzamura Imana wako. Haleluya. Impamvu ya kabiri nuko bagomba kumenya impamvu ituma abakristo bakwiriye guhishurirwa buri gihe, abashumba, abavuga butumwa, abayumba, baririmbyi bose. Nuko bakwiriye kumenya ibibazo by'abantu, kudiserina kandi bakabafasha muri byo. Impamvu ya gatatu ikwiriye gutuma abantu b'Imana bakira amateka y'umwuka wo guhishurirwa, bakaza bahishurirwa ibintu uko bihe bigenda, nuko bakwiriye kureba nk'uko Imana ishaka. Imana yabwiye Samuel ngo wa mugabo we, kurareba bene Isayi ukazireba aparance physique ukareba gusa bisanzwe, jewe si uko nzandeba mu mutima. Dukomere Imana amashitani bene data. Hari abakristo benshi areba umuntu, yareba inzobeye, yareba ukwirabura kwe, yareba umusatsi we, wenda yareba ibindi, akamagira ngo uyu n'umukozi w'Imana ukomeye, cyangwa akamagira ngo uyu nguyu akorana n'Imana neza. Urasabwa kubanza ukareka iyo si ukabaza umwuka w'Imana, ibi nibyo sibyo. Beze Imana icubahiro bene data. Arababwira ngo mwitegure mukora amahamba, nyuma y'iminsi 3 muzakandagira muri Kanani. Ngo buce kwitotomba kuraza, babwira Mose ngo niki cyatumye dukura muri Egiputa, ubutayu buratinda. Ngo buce abakobwa babo Moabu barabinjirira, buzuye imyuka y'ubusambanyi, ngo basambanira hapfa abantu 3,000 birenga, ubutayu buratinda. Kimwe n'ibyo uhura navyo, nubwo bitokwandika kuri za fishi, nubwo abapasiteri wenda batona bikubwira babibonye, zadindije gahunda yawe. Aho ukageze nyuma y'iminsi 3, imyaka 10 irashize, wabizerera gusa. Hari zo bita vision parcellaire. Wari ukwiriye kubura umunyembaraga ziguruka ka Filipo, ariko kubera ibigukikije zakumaza imbaraga. Muracyaririmba tukweretse n'abasubiye inyuma garura izo ntama zawe. Muzamwibuka abagabo basize inkovu, uzige hazi.
uzi Samusoni niki kizatuma wemerera ko abantu bagutata lewani yawe mangabenia uzi ushaka ngo wivugira ibintu uko ushaka ubitsa amabanga y'ubwami cyubahiro haleluya yes simbizi biragusaba kumenya ko amavuta y'Imana mwene data Gatabazi yavuze akwiriye kugumana nabo kuzageza upfuye uza wibuka Samusoni umugabo wigeze gufata intare gutya afata intare gutya Samusoni ngo amushimikirije amurembeje ni Delila harya ngo nkuwenda kumwica wenda gupfa amubwira ivyari ku mutima we byose sinzi kuririmba rubona murabizi ariko nkunda baririmbyi mtu mwovu na mjanja huyo ni shetani anabeleza sana kuliko Delila angalia usipotoshe kama Samsoni. Iyo satani yakuvangiye, iyo abakozi ba satani bakuvangiye, iyo abakristo bavangiwe bakwinjiriye bakaguha inama, uragabanukirwa usubira inyuma butayi buratinda. Ariko suko byakagombye kumera utinya Imana ukadutinya no gukorera icyaha imbere y'Imana. Nka umugabo w'Imana baramubwiye Yosefu bene nyina bananiwe kumwica kubera ko Imana yarafite muka Potifari arangwa ndamwicisha icyaha arabangwa icyo sinogikorera imbere y'Imana. Ubutayi burihuta kugeraho president w'igihugu yamwambitse urupeta aho utinze siyo wakagombye kuburi abakugira inama itari nziza sabo wakagombye gutega amatwi. Dukomere Imana mashyane bene data mu izina rya Yesu. Ubutayi bwawe ntibwogatinze ahubwo hari ikintu cyakwinjira ntiwabimenya. Urasabwa kugarurirwa imbaraga zawe n'icubahiro cyawe cyatakaye zoza bita haleluya yes Amen. Haleluya. Restoring your lost glory. Icubahiro cyawe cyogaruka ukamera nka Esther, ukamera nka Deborah, ukamera nka Daniel. Batigeze batakaza imbaraga mu butayi, batigeze batinda. Utabaye Deborah woba Esther, utabaye Esther woba Ana. Dukomere Imana mashi cyane bene data. Ubutayi bwawe ntibwogatinze wa mudamu we ahubwo nyuma yo kuroga bamwe, nyuma yo gusambana ubutayu bwaratinze. Elevani sama dimanga benia. Abandi urugambo rwararenze ubutayu buratinda. Abandi ishari n'inzangano ubutayu buratinda. Aho yo gasenze yagiye mu bindi satani ravanga. Why? Hari abakozi ba satani bishi nyuma y'ubukristo bwawe ngo uzaba umukristo w'ibandi. Yes. Nyuma yo kukuvangira takibazo ngo bamaze kukuvangira bagasa n'abarunze bwa bukristo bwawe bw'umwimerere usigara uri ibandi nushaka kuje mwivuga butumwa Amerika. Soma aya magambo. Munyure mu ngando mutegeke abantu muti nimukora amahamba kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani. Reka mvuge gatoya ku Banyesiraheli. Tuzamura Imana amaboko. Haleluya. Impamvu yatumye Imana yita mu bwoko bw'Abanyesiraheli yari ikeneye ngo buzobe ubwoko bw'abatambyi. Iyo ni imwe. Icya kabiri yari ikeneye ngo izitoranyirize mu bwoko ishanga ryera. Twebwe abakristo. Haleluya. Haleluya. Turi Abanyesiraheli mu buryo bw'umwuka. Hari aho wasomye havuga ngo mwebwe abantu batwara ibintu by'Imana muve mu bidatunganye mwiyezeho imyanda yose y'umutima n'iy'umubiri uhetse ibintu by'Imana. Nta mukristo wabaye ibandi kure, nta n'umukristo watangiye gukorana n'abakozi ba satani wohindura isi tibikunda cyoza bita ku impacta tibzoba. Hari imbaraga z'umwijima ugomba kubanza ugakandagira kugera ku rwego. Oh haleluya. Niba mwarasoma ijambo ry'Imana n'abantu abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Abo ni abagore b'intwari, ni abagore bazi kurira. Abo ni abakobwa bamize Yesu. Abo ni abapasiteri batarya ruswa. Abo ni abayumbe batari abahemu. Cyoza bita ama explua bazakora utumiza sabarozi sabasambanyi nikaba Eliya yagazashika gusa hantu atangiye gukora gusa operation gusa kubera iki. Haleluya yes. Imana yari kumwe nawe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu,
n'amahirwe kwicarana na uko wayivugaga ukiririya muri Kongo ndeke kuvuga wenda aho wabaye urata Imana uzi umuntu gukorera Imana ariko batagisabana siki utayi bwarati guhera mu mateka y'isi ngahereka tubaza abagabo b'Imana bari hano mwizi cyoza bita reforme de l'église muzi ububyutse bwa ba John Lake muzi ububyutse bwa bande bari abagabo batangiye ubutumwa mu Buraya none hari amakanisa y'ububyutse n'imbaraga mukunze kumva cyane menshi akiri muri biya bihugu nimba bavuga ngo abagabo bashakane abagore bashakane nta kintu mona cyavanze muri za politiki reba inzego za politiki guhera kuba perezida b'ibihugu si ikindi tibashaka kumwimerere w'Imana ukomeza kubaho ariko imbaraga z'umwami wanje zizakomeza zitinde ubu nyine bamwe mu Buraya muri Amerika hari abahungu benshi bagiyeyo abantu bakunze kuvugana nabo ngo hari abasaza babaza ngo ese wa mwana we turaza gusenga wabuziki ibi ni by'abasaza niyo mpamvu mureba nahani wacu ahangaha tuzamura Imana moko mu izina rya Yesu haleluya katuzamura Imana moko kadutere haleluya gatoya nacari hano ariko na Kristo nibihu twovuga ngo dusenge gataba siwe wayoboye gahunda tukavuga ngo dusenge kandi Imana ikavuga ngo nta bibazo biri buze kuba mu rugo duhera ubu nyine dupfukamye ubu ni sangapi saa moya nziri hafi kuba saa mbiri nako duhera ubu nyine tugeze saa sita twese twaba tugipfukamye twese twaba tugiye tuvugana n'Imana mu buryo bwose bikiri ku murongo kuri sheni imwe cyangwa amawaza bayatashe si ikindi Satani ntishaka kumenya amabanga akomeye Satani yanga ibintu biri mu mateka yanga ko hari ibintu umenya kuri yo ikanga ko hari ibintu umenya by'ijambo ry'Imana bivugaho amagambo abiri amen amen no mu Buraya nuko no muri Amerika nuko ministeri ya intercession ikirya ministeri y'ubwinginzi abanyamasengesho babinginzi abantu benshi bazi ngo nibyo abakecuru umukristo wese akuriye gusenga kugera ku rwego amasengesho ahinduka nk'imbunde kuri wewe ukazura sa nijoro ukarasa ku manywa Imana icubahiro turacari kumwe ariko hararuye wewe uhindurwa n'umuntu w'umubiri gusa mu kanya gato ngo araguhinduye wasengaga nonemerere gato yadusoma ijambo ry'Imana ryanditse umubwiriza kamwene data asoma igice cy'icenda umurongo wa 8 haleluya haleluya amen wamenye ibintu by'ingenzi byihutirwa wa mudamu we hoba kuri wewe hoba ku bintu ukora hoba ku bana bawe hoba ku muryango wawe washatse Imana byimbitse byimbaraga nushake nawe uzabigenzura uzamenya impamvu umugabo yatindanye n'Imana abuza perezida amahoro ngo umugabo yarabaje ngo ariko ko tuzadupanga inama yo kuja kwica abayuda no kuja kubarwanya ninde muntu tugenda akaja kuvugana n'abayuda nahoga hari umugabo ufite radar ibe yamenye gico yashakaga ndaga umugabane wawe umwuka kabiri ngo ahabwa control y'isi esashim numenya neza ko gutindana n'Imana bizagusiga ubundi bwiza uzasenga numenya neza ko kwiyiriza bizakuzanira izindi imbaraga uzasenga numenya ko gukiranuka bizagushira hejuru uzabishakisha Beza Imana icubahiro haleluya abagabo bameze nka ba Dawudi abagabo bameze nka ba Nehemiya ukuboko kw'Imana kwari kuri bo yemwe hari amagambo azantangaza perezida w'igihugu w'umupagani yobwira umugabo ngo ndaguha n'inzandiko tuja kubaka Yerusalemu gusa ndaguha inzandiko tiyasize inkovu Nehemiya yasize Mark yubatse Yerusalemu ashimwe cyane Dawudi ntiyasize inkovu oya uzokurikirane neza yasize amateka yo kuramya Imana asiga ico agikoze Imana izarinda abakristo haleluya uzatuma abandi batayimenya ko yabayeho kandi barabayeho twebwe abakristo ntitukazime kandi twarakijijwe ngo umuntu nakubaza uko Imana ikora ngo buri gisubizo uri umukozi w'Imana wihariye reka twumve ijambo ry'Imana imyambaro yawe ihore yera
ni kanga usomye 9:8. aho Imyambaro yawe ihore yera. umubwiriza Umubwiriza igice 9:8. eh Kandi mu mutwe wawe ntiyakaburemo amavuta. reka mbabwire uyu ni umukozi w'Imana wihariye ngiye kumugutandukaniriza n'abantu ubutayu bwabo bwatinze kubera ibyo bakoze iyo ukoze icyaha uba ukinguye inzira y'abazima ubuzanye ikibazo bita edikota ya satani satani abakugize ububasha ashobora kuzakingura agakinga agakwingura soma gatoya igice 8 umurongo wa 10 ube nkureba abantu benshi basengaga bahemutse barahemuka turirimbe gatoya bene data mu izina rya Yesu wibutsa abasigaye begereye Antebe bitwaje intwaro zose z'ukure tuzamuke wa musozi amajwi yanyu turi kumwe wibutsa abasigaye ariko yewe kera barushe saa moya zitaragera ariko teye ubwoba hano mu nzu y'Imana se naho kuruha tuzamura Imana bakareka abakristo ntabwo turi muri konferansi ugomba gutindana n'Imana no mu ikanisa kugeza abazimu babuze umwanya bakabura umuntu basakuriza uhari intebe yawe iba yasengewe kugira ngo nushika haleluya Yesu icubahiro cy'Imana kigaragare ariko ibiye ntibikakumare imbaraga amen uzugira ngo icyo tumudakandagira muri Kanani nuko si wenda bakoze ibyaha biremereye cyane ngo wisha abantu n'ibindi habe n'abakoze ibyaha benshi ubutayu bwabo bwatindijwe nuko batihanye akamenya ikintu yakoze takivuge akagenda akagasirimbira kandi akizi wenda yararwanye cyangwa hari abo yagambaniye umugabo yatangiye gusengera undi muri leta z'ubumwe za Amerika umupasiteri abazi bita abavuga butumwa hotele kuri za televiziyo mwatangire kumusengera gutya Imana yamubwira ngo uyu mupasiteri muvuga butumwa utangiye gusengera mureke niki ngo mureke yakoze icyaha cy'ubusambanyi imyaka 6 irashize yanze kwihana mureka zapfa kaba munsi Imana yabwiye Samuel ngo wikomeza kuririra Sawuli nanze kwaba umwami wa Israeli ntabwo gusenga ari ubushake bwawe n'imbaraga z'umwuka zizamuka muri wewe kugira ngo wingingire icyifuzo cy'umuntu abakozi b'Imana Imana yahaye yerekwa rikomeye nta gusengera gusa ngo ubwo waje arasenga haleluya Yesu ariko ategereza kumva icyo umwuka avuga ku cyifuzo cyawe ashobora kukwira ngo Imana iravuze ngo genda ubanze wihane ku muntu watutse cyangwa genda wihane ku kintu wakoze ikibazo cyawe kiraba kirangiye ngo agire gutya aramaza ngo ese hari icyaha wakoze kimaze imyaka 6 aramubwira ati warihanye atoya naho twebwe ngo Mana data ngumufashe umubabarire se yihanye tuzamura Imana wako bene data mwizira Kigali gishire abantu benshi ntubanga n'Imana ntibanga ariko akavuyo kabo kotuma bagwa mu butayu Imana yarababwiye ngo mbakuye mu gihugu cya Egiputa mbajanye mu gihugu cya Kanani bose uretse abana batoya na Yoshua na Kalebu bagwa mu nzira na Mose ubwiwe Imana yahagurukije ari kumwe nabo akubise gusa urutare kabiri sinzi n'irindi jambo yavuze ngo twebwe nimuze tubaha amazi twabacukuriye jewe Mose nande uzareba gusa Kanani tuzayikandagiramo unipandishe nionekana bene data mwizere bene data Imana ibongerera imbaraga bene data mukomeze mutumbire Yesu bene data mukomeze murebe igihugu cy'amasezerano dukomere Imana mashyane bene data ntabwo Imana yananiwe nta nubwo Imana ikwanga ahubwo ikibazo wagiriye mu butayu ntukizi neza imyambaro yawe izahore yera iyo ni imyambaro yo mu mwuka gukorera Imana kwawe gusenga kwawe kwitanga kwawe icyacumi cyawe n'ibindi gufasha imfubyi kwawe gufasha abakene kwawe gufasha abapfakazi kwawe gufasha abatishoboye kwawe bizahore byera gukiranuka kwawe kuzahore tuzamura Imana mu izina rya Yesu tibikazime umuriro wo kugicanira mwene data yavugaga turarangije umuriro wo kugicanira tukazime
Yesu ashimwe. Ubutayu bwawe buzihuta kubera ukuntu urinzi yerekwa no kubera kuzi ijambo ry'Imana riravuga ngo zukura bagirane kuko umuco wawe uraje. Soma aya magambo nshuti yanjye. Mubwiriza 8 no ku 10. Nabonye abanyabibi bahambwa bakajya ikuzimu. Oya 8 n'10. 10 no ku 8 ngira ngo ahari katurebe. 10 no ku 8. Ngira ngo ahari. Kanze mpakubwira. Ucukura urwobo. Naho reka turebe abantu benshi bakoranaga n'Imana ngo buce bacukura urwobo. Urumva umubiri wawe ni inzu y'umwuka. Iyo uyicukuye ngo uyikoreremo ibyaha zoba urugambo gano n'ukwicira umuntu mu wundi. Ngira ngo iyo system ye twese turayizi. Iyo utangiye kubwira kanaka mu kanaka ni mubi ubu mwishe muri we urwobo warucukura nuko ari umusambanyi ari uroze ari uwagambanye ari umunyeshari. Iyo acukuye gusa agacukura umubiri we akawuhindura icyicaro cy'abadayimoni. Habe nubwo wo musengera, habe nubwo baba bategereje gusa umuntu uzasenga akamubohora akabohoka gusa. Soma aya magambo. Ucukura urwobo azarugwamo. Azagira gute? Azarugwamo. Kandi umena urugo inzoka izamurya. Yes. Abantu baranyanga ntabwo bakwanga. Wamenye urugo. Inzu yawe yari irinzwe y'umwuka ariyo uyu mubiri wawe kubera kuhenze. Uri umwana w'Imana kandi uri umwana w'isezerano. Mwaburuka dusoma ijambo ryo gusenga muhagaze gatoya tubone gusubiza umwanya mwene data Gatabazi. Wicukura urwobo ngo ukora icyaha, wicukura urwobo ngo uhemuke, wicukura urwobo ngo wishinga abantu bataye Imana. Tuzi gahunda yabo no gukorana n'Imana kwabo uko biteye. Kisimama kwa Yesu kwa miguu miwili takanyaga shida na matatizo. Nimesikia mimi nimetosheka Bwana Yesu maishani mwangu. Kadusoma ijambo ry'Imana ryo gusenga rimwe ibyo turangirijeho. Mwene data dufashe igitabo cya Isaya niyo tugiye kurangiriza. Kamwene data some 41 umurongo wa 18 n'uwa 19. 48 Isaya 11 18 19. Imana haleluya izagukorera ibintu bikomeye. Tuzamuna Imana bako haleluya. 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 Imana igukiza amateka y'ubutayu n'ikidaturwa. Iguha ibyiringiro bikomeye no kwizera. Kongerera imbaraga muri uru rugendo ntabwo rworoshe. Ntabwo ari inzira yoroshe ariko abantu Imana ishikamije amaboko bose izabarinda. Fa kudahemuka gusa ngo utange umugabane gakondo. Iyo umeze nka kuriya mugabo wanze gutanga gakondo amwita Nabote. Soma aya magambo 8 no kuri 3. 48. 41 umurongo wa 18 no kuwa 19. Isaya naturangije 18. Reka twumve ijambo ry'Imana. Nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati. Imana yiteguye kugukorera ibintu bikomeye. Nimba n'igisubizo kitari gihari izakizibura ikireme kiza. Hari umuhanga umwe bavuze ngo Imana yabuze igisubizo birakirema. Imana ni nziza. Dukomere Imana macha iyo ariko ntiyona kibura ariko ibe ngo yaravuze ngo iyo Imana yayibona wenda igisubizo aho hafi ntagihari irakreatinga buri kirakirema kikaza. Zazibura imigezi mu mpinga hejuru y'imisozi no mu bikombe hagati. Bikombe n'ingabwa usanga umusozi ufite igikombe gutya. Imana ikagenda igakura mu gisubizo ugakira indwara, uriya agakira umuvumo, uriya agakira ubumuga, uriya agakira icyaha, uriya agakira ubunebwe, uriya umwana w'agatsinda dosi igacamo n'ibindi. Dukomere Imana mashi cyane kubera iki Imana kirazibura. Haleluya. Uko Imana yaremye uriya sekurume y'intama niko yiteguye gukora ibintu bikomeye hoba muri gospel hoba ku buzima bwawe. Ibibazo bibiri gusana kubajije ni bimwe kandi nushaka ari tutindaho uzasiga iki mbere yuko uzapfa. Yes.
numara gupfa niki bazakuvuga ngo umukozi w'Imana babaye ku isi. Mwumva amateka asanzwe y'abamandera, mukumva amateka asanzwe y'abantu ku isi bariho, sinovuga abanyapolitike barahari babayeho, akazasiga trace, agasiga ikintu gikomeye kiremereye yavuze. Amen. Nimba uri umukozi w'Imana, uri umunyezire mu buryo bw'umwuka, irinde cyane. Haleluya. Uzasige ibizavugwa. Kanaka yakundaga Imana cyane, kanaka yarakiranukaga cyane, kanaka yarasengaga cyane. Imwoba muri Shaba, umuzungu yatangariye umunyafrika wasengaga mu gipango ciwe, amasengesho akazagenda gatusha umuzungu yari ku kindi gipango bigiye kwegerana. Aramubwira ngo ariko uteye gute? Uzusenga nkama numva hari ibitangaza bibe bikore kandi wanje, kandi waho usengera hari iwawe. Yama mwitura kumujana muri Amerika, amuvana muri Kongo. Ubutayu bwawe ntibuzatinda. Ariko icyambabaje jewe rubona maze kumva iyo nkuru nukuntu umugabo yagezeyo, umuzungu aramushingira amafaranga, umugabo arayabona n'ibindi byinshi, gusenga kurahagarara. Aramasiba amasengesho yawe yarashingiye ku bisubizo bisanzwe by'umubiri. Yes. Uzubabazwa n'umuntu wakoranaga n'Imana, yamara kubona ibisubizo, gusenga kugahagarara, guca bugufi kugahagarara, akizamura. Imana ikurinde uwo mwuka mu izina rya Yesu. Soma. Ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cumye nzagihindura amasoko. Mu butayu nzahatura nako konyine. Katumukomera amashimwe data watufashije gusa. Amen, amen, amen. Haleluya. Gumana umwimerere wagumanye. Gumana Imana wabwiye abantu ukiri Kongo. Gumana ubuzima bwo gusenga cyane. Tindana n'Imana uzagera kuziza. Yesu yabwiye abigishwa ngo nimuhindukire mwerekeze iburyo, ngo berekere iburyo baroba amafi atarabaho. Tubiriki iyo Yesu avuze, iyo Yesu ahagaze, iyo ategetse nta bitangaza bitakoreka. Dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana dufashe tumenye ibyo dushaka, duhishurire igikenewe kuri twe, igikenewe kuri ya mwene data, cyo ikenewe kuri uyu mwene data uri hano, igikenewe ku mucuranzi, cyo ikenewe kuri mwene data uri hano kuzuma, igikenewe kuri mushumba, cyo ikenewe kuri uyu mumama. Umwe akenewe icye, ariko ategerezwa gutindana n'Imana kugera Imana imubwiye ngo icy'ingenzi ku muryango wawe ni iki. Tubwire Imana ngo Mana udufashe duhishurirwe neza ko waduhaye ubutware n'imbaraga zo gukandagira hamwe no gucetekesha amajwi. Subiza umwanya mwene data. Data twongeye kugushimira, turacyari imbere yawe muri uyu mwanya. Iki ni igihe gikomeye, hoba ku bakozi b'Imana bihariye, hoba ku itorero ryawe Mwana, hoba kubasenga intambara zikomeye, ariko umugambi wawe nuko bavuze ngo hari ububiko bw'Imana bubitsemo ubutunzi butagereranywa, imbaraga, ibisubizo, la provision de la nation. Mu izina rya Yesu turifuriza abana b'Imana guhishurirwa kwigihe cyabo cyo kugendererwa kigeze. Twinjire mu mugambi ukomeye cyane w'Imana wo gusenga n'Imana umwete kugera habaye ibisubizo bitemba nk'amazi y'imigezi kuri twe, ku miryango yacu, ku itorero, ku bwoko, ku gihugu. Mu izina ry'Umwami wanje wanesheje, ushimwe Data kuzatembesha imigezi mu butayu, ugatembesha amazi mu kidaturwa. Reka abakristo bakanguke bashaka Imana cyane zimbitse, kubera ko kuri Imana yisha niyo kamere yawe, kubera ko umubiri utangiye kugushaka urigomwa. Reka twitange, dutange sacrifice ziremereye kugera tuzagera kuri sommet du plus haut sommet. Mu izina rya Yesu twakira imbaraga zidasanzwe. Tugukomeye amashyi Mwami, dushimira ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Umwuka Wera. Mu izina rya Yesu wanesheje. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.